Super Hit, Super Music, Super Kigali. Njye bategura ibiganiro nkanawe bagezaho nitwa Teacher Jonas. Ikiganiro cyacu cyitwa Superstars Kigali, aho turebera by'umwihariko abahanzi bagiye batera imbere. Uyu munsi umuhanzi muri kureba kuri screen zanyu yitwa Chris Easy. Uyu niwe tugiye kuganiraho by'umwihariko. Ndabizi benshi muramukunda kandi muramwishimira, so niyo mpamvu namushyize kuri screen zanyu kugira ngo tumuganireho, kugira ngo tugire inyungu y'ubumenyi tumukuraho kandi kugira ngo tugire byinshi tumwigiraho. So niba ufite amafaranga, uri umukire, ukeneye inama zindi kugira ngo amafaranga yawe umenye kuyakoresha, so abyara umusaruro, ugira imodoka ebyiri, ugira imodoka enye, ugira imodoka eshanu. Niba uri umukene ukeneye inama zo kugira ngo utere imbere, so niba uri mu nzira y'iterambere ukeneye inama kugira ngo uzabe successful, nta kundi wabigeraho usibye kunyegera nkanjye Teacher Jonas. So uyu munsi iki kiganiro nikoranye vibe kandi nikoranye umutima mwiza, niyo mpamvu tugiye kuganira by'umwihariko, tukaganira tugira n'inama dufashanya. So ese uyu muhanzi Chris Easy ibiki biri kumuvugwaho? Ese ni ibiki arimo arakora muri muzika? Ese niyo nama wamwigiraho umunyarwanda? Ndabizi abanyarwanda benshi murikomeza, ariko uyu munsi nshaka yuko mufunguka mu mutwe. Iyi channel izajya bagezaho ibiganiro bya Superstar Kigali muzika, cyangwa se uburyo wakwiteza imbere. Ubundi muri make no kujya nzana umuhanzi tukamuganiraho, tukagira ubumenyi tumukuraho, tukagira ubwenge tumukuraho, natwe tukazajya tubukoresha. So niba wishimira iki kiganiro, ndabizi ko ushaka iterambere kandi ushaka kubaho neza, ushaka gutunga amafaranga menshi, kandi ndabizi ko hari igihe amafaranga ufite aba atakunyuze ushaka nani. So ese uribaza ngo urabigeraho gute? Ibyiza nuko ugiye kumurikira akantu ku kandi. So uyu ni umuhanzi Chris Easy, yakoze byinshi muri muzika muramuzi, ariko hari uburyo akoramo indirimbo ze zigakundwa na benshi. Hari indirimbo ye bita Jugumira, hari n'indirimbo ye bita Amashu n'izindi nyinshi cyane. So ndabizi uramukunda, kandi bitewe n'uburyo aba afite ijwi ryiza, ibyo rituma akurura abantu benshi, akurura intention y'abantu. Ariko se nk'uyu muhanzi Chris Easy, ntawe ufite talent, n'iki wamwigiraho? Wowe ufite impano, we wumva ushaka gutera imbere mu by'umuziki, cyangwa se gutera imbere mu bindi ukora. So biragoye ko wabonera amafaranga menshi icyarimwe nta muntu yaguhaye, kandi biragoye ko watera imbere nta muntu ugucije. Bisaba gukura amaboko mu mufuka ugakora. So niyo mpamvu niba ugiye iki kiganiro hano ukaba wishimiye iki kiganiro, nyamuneka subscribe yawe ni ingenzi, kandi like, sharing iyi video bagenzi bawe kugira ngo nabo bagire inyungu y'ubumenyi babona. So nk'umuntu ushaka iterambere ryawe, cyangwa se umuntu ushaka kubigeraho, dore ikintu cy'ingenzi wakabaye ukora. Ese wateguye ejo hazaza? Ese iki urimo urakora kugira ngo utegure ejo hawe hazaza? Ukeneye gufasha, yes, ariko ntabwo abantu bagufasha bazahora bawuguha. Hari igihe uzarekurana nabo, ugasanga ugiye kwifasha, nujya kwifasha kandi bizakugora, wari waramenyereye kumufasha. Rero ikintu ugomba gukora, umuntu ushaka iterambere mu buzima bwe, ushaka kuba successful akagera kuri miliyoni 60, 600, miliyari,
ikintu agomba gukora, agomba gutegura ejo hazaza he hakiri kare. Kandi niba afite amafaranga wenda ari muri miliyoni 50, agomba gushakamo bizinesi yabyara miliyoni 100. Kwegera abahanga mu by'ubwenge, buriya kurikira abasorozofi nyine batanga motivation. Iriya motivation nyine ziguha uburyo wakoresha mu mafaranga yawe. So motivation ni uburyo bwo gushishikariza abantu no gukora ibintu. Kumwe wenda bavuga bati ikintu cya mbere mu buzima ugacika intege, iyo ni motivation. Motivation ya kabiri iti buriya igitsina gore ni ikintu gishobora gutuma udatunga amafaranga mu buzima bwawe iyo wakikururiye. Izo ni motivation. Rero nk'umuntu ufite amafaranga yagakwiye kuba akurikirana ijambo bita motivation y'ubukungu no mu byo imibanire. Impamvu nabashyiriye uyu muhanzi Kesizi ku ntebe y'ibiganiro ni uko ariwe muntu wenyine usohora indirimbo mu minsi 3 igira views miliyoni mu minsi 3 cyangwa umunsi. Urumva aba yakoze cyane, edit iri ku rwego rwo hejuru aba yateguye. So nk'umuntu wumva ashaka iterambere mu buzima bwe, umuntu wumva atari stuck ahantu hamwe nyine ngo afatirwa ahantu hamwe, yagakwiye kuba agendera kuri bano basitari. Bano basitari ntabwo bacika intege, barakomeza bagakora. Niyo yasohora indirimbo ikagira views 2, arakomeza agakora atitaye ku mafaranga yashoye, atitaye kuri buri kimwe. Kesizi nkomeje kumwihanganisha kubera ko yanabuze n'umubyeyi we ejo bundi. Umubyeyi we yitabye Imana, mama we turamwihanganishe kandi tumufashe mu mugongo. So ikintu wigiye kuri uyu muhanzi Kesizi, cyangwa se ikintu wigiye muri iyi video ni iki, cyandika muri comment. Kandi kugira umenye neza ko making sure ko ibintu byacu bikunze, urakanda like, subscribe. So reka twihute cyane tujye mu by'ubukungu, mu byo imibanire no mu byo kubaho ushaka iterambere. It's motivation uburyo wakora ibintu byawe bikagira iterambere. So ikintu cya mbere uzakora muri buno buzima ukabaho neza kandi ukaba successful, igihe cyawe kirakunda. Igihe cyawe koresha igihe neza, kubera ko igihe ni nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Koresha igihe cyawe neza kugira ngo ugere ku iterambere. Niba wenda wakoreshaga amasaha 5 mu bintu runaka, gerageza ukoreshe isaha 2 mu bintu runaka. Niba wakoreshaga wenda amasaha 5 mu bintu wenda urimo urakora, gerageza ukoresha amasaha make, ubundi utangire ukoresha isaha nkeya, kandi no mu zindi saha ukoremo ibindi bintu by'ingenzi. So niba ushaka amafaranga kandi ukaba ushaka kugera ku iterambere ryawe, kuba kino kintu cya kabiri, irinde icyo bita igitsina gore. Niba ukiri umwana mutoya, umwana w'umusore, umwana ushaka iterambere, so uzarebe aba bahanzi. Kesizi buriya nagiye numva motivation speech, nyine amagambo ye y'ubwenge yagiye avuga ko nta musheri afite, kandi niyo uganiye n'abahanzi benshi bumva bavuga ko nta basheri bafite. So niyo mpamvu nafashe iki kiganiro nkagihuza n'ibi ngibi byose, kugira ngo ugire ibakwe ryo kumva no gutekereza neza. So buriya Kesizi muganiye akubwira ko ari single. Kuba single rero ni ukwirinda ko igitsina gore cyakurira amafaranga yawe. Buri igitsina gore ni kibi cyane. Ni abantu uzumve cya kiganiro cya Ismael Mwanafunzi avuga iti ngo karagusekera akazamura ibiti cye
akakurembuza ugahita utwawe. So uzacyumva ngo mushiki wawe akaka amafaranga ukayamwima, mama wawe akubyaye akaka amafaranga ukayamwima, umukobwa muhuriye ku mbuga nkoranyambaga akakwaka amafaranga ukamubwira ati ndaje mbikuze nkongere n'andi. Abagabo bazumva ryari ariko ubwenge basa nkaho babuteye bakivuga, bameze ngo nk'ihene y'imfizi iva ku mwana wayo ikajya kuri nyina ikazengurukamo zose. So nyine ijambo nakuyemo ry'ubwenge ni uko igitsina gore aricyo kintu kiri kumara amafaranga y'abasore muri iyi minsi. Nutakirindira umuntu w'umusore ibyo birakureba. Iyo ni motivation yanjye nguhaye speech. So reka twigendere tuve umuntu ukeneye iterambere ko tumuvuzeho agomba kwirinda igitsina gore. Reka tugende umuntu noneho ukeneye ko amafaranga ye yabyara inyungu agateza imbere ubukungu bwe akaba miliyoneri, akava kuri miliyoni 100 akagera kuri miliyoni 1,000. Ikintu cya mbere ugomba gukora, buriya hari akantu Regis yavuze. Regis uyu nguyu nyine Regis gukina komedi yaravuze ati ufite miliyari, nubwo abantu bamusetse muri komenti ngo ntabwo wagira inama umukire, uba ugomba gutekereza cyane. Yaravuze ati ugomba kugura sitasiyo, kubera ko sitasiyo ku munsi ishobora gukorera miliyoni. So umuntu ufite miliyari kumva icyo bitekerezo ari cyiza, yagura sitasiyo cyangwa se akayikoresha, akajya acuruza peteroli cyangwa se mazutu bitewe n'uburyo lisansi, bitewe n'uburyo ashaka gukora. So ndatekereza ku muntu ushaka iterambere mu buzima bwe, ku muntu wumva atari stuck ahantu hamwe, umuntu wumva akeneye iterambere mu buzima bwe. So ndatekereza yazajya atekereza cyane, biri very weak, biri very much very weak. Gutekereza buri cyumweru very weak. Buri cyumweru ugatekereza ati se akayi kantu nakora muri miliyoni zanjye 10, akayi kantu nakora mu byanjye 200. So nyine ukajya ugendana n'abakire, ukagisha inama abakire, abantu babigezeho, kuko ntabwo umukene yakugira inama zo gukoresha miliyoni 100. Ntabwo nawe adafite n'ibihumbi 200 wese urumva yakugira izo nama gute? Reba umuntu uri mu rwego rumwe n'umukire. So ndabakunda cyane, nshimire uyu muhanzi nzi ko yatwemereye tukamukoresha mu kiganiro cyacu hano, uburyo bwo gutanga inama ku rubyiruko, uburyo bwo gutanga motivation speech. Turamushimiye cyane, kandi dushimiye nawe wumvishe ikiganiro kikaba kigeze hano. Ndakurarikira kujya uza kumviriza, ese ejo tuzavuga kuri nde, tuzavuge kuri Juno, tuzavuge kuri nde. So tuzavuge kuri Bruce Melody twamuvuzeho. Iki kiganiro genda ukirebe. So nyine iki kiganiro cyacu ni Superstar, tuzatuvuga buri umwe muri entertainment tutagendeye ku bahanzi, kubaza afite ibikorwa bigaragara byagira icyo bimarira sosiyete. Murabizi aba bahanzi barakoze cyane, mukeneye inama zabo mwajya mu ma interview baba barakoze mu karere. So mu biganiro baba baragiranye na Isimbi TV, MI Rene n'ayandi macana. So reka soze ngira inama urubyiruko, musaba gukanda subscribe, like na comment kugira ngo kureba ibiganiro. Inama ku rubyiruko yanjye, itondera icyo bita igitsina gore. Don't go ubwo nakubwira ngo urikira flowinga, nyine ukajya ukururwa n'amarangamutima y'igitsina gore, kubera ko nibyo bintu bisubiza mu bukene. Kandi uw'umukire ni ugutekereza cyane, ni uguhindura imyumvire ishaje ugakoresha imyumvire y'iterambere. Kandi ndakurarikira kujya kureba kuri channel ya Chris Easy, ukamukandira subscribe n'inkunga, natwe ukadukandira like kugira ngo YouTube izajye ibona ko
turi abakozi be. Ndabakunda cyane, ari Teacher Jonas Atravista. Ciao ciao.